wawe. Indirimbo y'180 twaririmbye yatubwiye ngo ntituzi umunsi Yesu azagaruka, ariko igihe cyo kiri hafi cyane. Ibimenyetso byagaragaye byose ni umunsi ugenje gute? Ni umunsi tutazi. Azaza dore tugenje gute? Dore twiteguye. Azaza, haleluya haleluya. Azaza ku bicu afite ubwiza bwa se. Ni umunsi tutazi. Abitondera, reka mbabwire, ni ukuri iyo tureba ibintu byose bigenda biba tuzengurutse aho tuba, biratwereka neza yuko Yesu aje kandi bidatinze. Ariko abitondera igitabo cy'Imana, ibyanditswe byera, ukuri kwayo nimwo bakubonera. Ibyahanuwe bitangaza kuza. Imuri zacu ntizigahweme kwaka. Tujye dukora dutegereje umwami, tumuhimbaze twe kujya turambirwa. N'umunsi tugenje gute? N'umunsi tutazi. Isomo badusomeye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Pawulo yari umubwiriza butumwa bwiza. Yagendaga abwiriza, abwira abantu ibyo kwihana. Yagendaga yimuka agakomeza urugendo, agashyiraho abayobozi. Agashyiraho iki? Agashyiraho abayobozi, agashyiraho abakuru b'itorero. Burya rero ngo umuntu bita Timoteyo niwe wabaye umukuru w'itorero wa mbere, kandi ngo yari umukuru w'itorero mwiza. Pawulo rero agahora mwinginga cyane, amuha inshingano, amwibutsa. Uyu munsi turiga kuri Timoteyo gusa. Maze ngira ngo isomo badusomeye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19 haravuga ngo, nubwo bimeze bityo, ibimenyetso bikaba biriho bigaragara bimeze bityo, ibiteye ubwoba n'ibindi byose bikagenda bibandagira, ngo mbubwirire isomo riravuga ngo, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Haleluya. Rwanditsweho iki kimenyetso ngo, Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Reka nkubwire, Pawulo akomeza yandikira Timoteyo mu gice cya 2 n'ubundi ku murongo wa 21 aramubwira ngo, nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyeshejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Maze Pawulo akomeza kubwira Timoteyo, aramubwira ngo umuntu nagenza gute? Niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu kimeze gute? Cyiza. Azaba abaye igikoresho cyiza cyo gukora mu murimo w'Imana. Azaba yiyemeje rwose, ariko akwiye kugenza gute? Kumenya yuko bizamugirira umumaro kandi bikagenza gute? Bikawugirira n'abandi. Shiti muvandimwe, ndagira ngo nkwibutse ibihe byiza wigeze ugira mu itorero ry'Imana. Imana ni nziza. Ibuka igihe wabatizwaga, ibuka igihe wagenzaga gute? Reka mbabwire, niba hari ububyutse budasanzwe bubaho ku muntu, ni igihe agenje gute? Ni igihe yenda kubatizwa. Reka nkubwire, ntasiba mu gitondo. Ntagenza gute? Ntasiba mu gitondo. Iyo amaze kubatizwa aba afite ububyutse, ijambo ry'Imana ryavugwa akumva rwose arariryohewe, akumva aranezerewe, maze agatangira kujya mu nshingano, agatangira kujya muri korari, agatangira kuririmba, agatangira gukora inshingano. Bakamuha guhamagara ku gipande, bakamuha n'izindi nshingano, akayobora ishuri ryo ku isabato, agakura akaba umukuru w'itorero, agakura agahabwa inshingano nyinshi mu itorero zigiye zitandukanye, kubera yemeye gukorana n'Imana, akaba igikoresho cy'Imana. Maze umuntu akanezezwa no kuba mu nshingano, umuntu akanezezwa nuko ari umukuru w'itorero, umuntu akanezezwa nuko ari umupasitoro, umuntu akanezezwa nuko ari umuririmbyi. Ariko
ikibazo kubaza kirabaza ngo mbese uracyahagaze mu mwanya wawe? Maze Pawulo akomeza kubwira Timoteyo mu gice cya 4 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 5, aramubwira ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kigenje gute kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kungana iki? Kwihangana kose no kwicisha bugufi, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikize imigambi y'ibinyoma. Maze Pawulo abwira Timoteyo nk'umukuru w'itorero, aramuhugura nk'umwizera, aramuhugura nk'umuririmbyi, aramuhugura nk'umuntu ufite inshingano mu itorero, aramubwira ati rero wowe icyo wahamagariwe, icyo wiyemeje ni ukwigisha ubutumwa bwiza, kabone nubwo abantu uzababwira ntibumve, kabone nubwo abantu bazakurwanya, kabone nubwo bazakora udutsiko two kukurwanya, ariko Timoteyo uzigishe, uzahugure, uzahane, kandi uzagire kwihangana, kandi uzagire kugenza gute, uzagire guca bugufi, kugira ngo ubashe gusohoza icyo Imana yaguhamagariye. Aramubwira ati ku murongo wa 5 rero, ariko wowe ho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwiriza butumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Haleluya. Pawulo akomeza kubwira Timoteyo, aramubwira ati rero ariko wowe ho uzagenze gute? Uzirinde muri byose, wemere kurengana. Reka nkubwire, tuje na ndirimbo twaririmbye mu kanya, iyi korari yaturirimbiye nziza cyane, baririmbye ngira ngo ni ya korari y'Isamuduha, harya yitwa ngo iki? Hari korari iririmba nk'iyi korari rwose numvishe, yitwa ngo iki? Ubugingo bushya. N'ubugingo bushya n'ubuzima bushya. Ubugingo bushya barimba indirimbo nziza cyane zituje, wumva ko zikora ku mitima y'abantu kandi zikagira ahantu ziberekeza. Imana ibakomereza impano. Arababwira bati rero uhereye kera kose intumwa zitangira umurimo, itorero ry'Imana ritangira, intumwa zahuye n'ibibazo zikomeye. Ngira ngo nababwiye urupfu rwa Yohana, ndagira ngo mbabwire ngo intumwa zose uko zapfuye nta nimwe yigeze ipfa igenje gute yihakanye umurimo w'Imana. Zose zakomeje gukomera, zipfa urupfu rubi rw'akarengane, ariko zigenza gute? Zirakomera. Mbese nshuti muvandimwe, wowe iyo uhuye n'ibikugerageza mu murimo w'Imana bigenda gute? Abantu babiri bashobora kutumvikana bahuriye mu itorero, reka nivuge ngewe pasitoro, maze umuntu umwe dushobora kutumvikana umwe mu itorero bitewe n'impamvu imwe cyangwa izindi. Nibyo? Birashoboka cyane, kubera yuko ijambo ry'Imana naryo rirabivuga, na Yesu nawe yarabivuze, aravuga ngo abo tudahuza tugenza gute? Ni ukuvuga ngo niba tudahuriye ku byanditswe byera, ntaho tugomba kuba duhuriye. Maze ikibazo kikaba twaba tutagize ibyo duhuza, rero tugomba gusandaza. Umuntu akaba amaze imyaka 20, 30, 40 ayobora itorero, maze umunsi umwe nyine bikagera ntiduhuze, maze yarangiza akavuga ati njyewe n'amatorero yanyu muzagenze gute? Muzayagumane, ntacyo nzongera kuvuga, nta n'icyo nzongera gukora. Ariko njya nibaza ibi bintu bikanyobera. Umunsi insengero zigiye kuvaho, uriya muntu ari kubwiriza ngo iki? Ngo muhe mikoro nawe abwirize. Uyu ni njyewe, uyu mwanya ni njyewe uri kubwiriza, uze kubwiriza mu kanya usohotse. Imana ni nziza, katureba abo turi kujyana. Njya nibaza umunsi insengero zizaba zitakiriho, hatakiriho kubwiriza nk'uku nguku mpagaze hano, hatakiriho kuyobora ngo abantu batanga amabwiriza, harya umurimo w'Imana uzakorwa cyangwa uzahagarara? Reka mbabwire,
ntabwo umurimo w'Imana uzigera uhagarara nk'uko twabibonye kuva mu gitondo, kubera ko umurimo uyobowe nande n'Imana. Ntabwo dukwiye gukora umurimo w'Imana kubw'inshingano dufite. Pasitoro wamumenya bamukwiye kuba pasitoro, sibyo? Uriya nibwo wamenya niba koko ibyo avuga ari ukuri. Ariko ushobora no kumumenya akinariho, sibyo se? Ariko nkuyeho ushobora kumenya koko niba nakomeza gusenga, niba nakomeza kuzinduka, niba nakomeza kwitabira. Burya ibyo ngibyo abantu bashobora kubimenya n'amaso yabo. None se niba Eliyazari yicaye kuri iriya ntebe ari umukuru w'itorero, ndamutse mukuyeho akajya yicara hari inyuma buri gihe cyangwa akanasiba akanakerera, bagize ngo abantu ntibabibona, banatuganira. Abantu baratuganira bakavuga bati burya se burya twese nuko bizagenda. Buriya rero abakiri mu nshingano dukwiye gusenga cyane, tugahora ku mavi kugira ngo birenge kugira inshingano. Birenge kugenza gute? Birenge kugira inshingano, ahubwo twomatane na Yesu, kubera yuko abishingikirije ku bantu bose bazasigara mu nzira. Niko ibyanditswe byera bigenje gute bivuga. Abantu bahanze amaso ku bindi bintu bose bazasigara mu nzira. Rero korali yararimbye aririmba ngo nimureke abantu bagenda ikivugi ruguru, ariko nibagera kuri Yorodani hazagenza gute? Reka mbabwire, hari igihe njyangera ku matorero amwe bakambwira ngo abantu ngo baraguye, ngo abantu ngo babivuyemo, ngo abantu ngo basigaye ari bake. Niba njya ntanga igisubizo kidatanga ibyiringiro ntago mbizi. Ndababwira nti baratinze, bagakwiye kuba baragiye mbere, kubera ko n'ubundi ntibigeze bahaba. Urumva ibintu mvuze bikomeye. Ubu mu minsi iri imbere ngo hari ikarita ngo imwe, abantu bose birirwa bareba hejuru bari kureba iki? Ikarita. Barabamaze gufata imyanzuro yo gusohoka mwe. Ariko ngiye hari icyo njya nibaza, ubundi uretse cya kibazo abantu baba bafitanye n'Imana, ubundi ni gute haza ikarita umuntu agahita yanga itorero? Buriya bihuriye ikarita n'itorero bihurirahe? Ikarita ko ari iya leta ibiri gutangwa na leta, itorero rikaba riri hano. Ni gute umuntu adafite ikibazo, itorero ry'Imana rishingiye ku byanditswe byera, umuntu yagakwiye guhita agirana ikibazo n'itorero akanyuzamo umurongo ngo kubera haje ikarita y'ifaranga? Njyewe ahubwo numva igihe iyo karita y'ifaranga ije, nagakwiye kurushaho gukunda itorero no kwamatana n'Imana, kugira ngo bya bindi mpagazemo mbashe kubona imbaraga zo kubikomeramo. None ikarita iraje, ahubwo mbise mpunga iki? Imana. Ngiye kujya hehe? mu bihuru, ngiye gukoresha inama zirwanya itorero. Umuntu akibaza ngo ubundi ubwo uyu muntu ntiyari asanzwe afitanye ikibazo n'itorero? None se niba uba muri korali, perezida agatanga amabwiriza ukumva ntuyashoboye, arakugonza ukava muri korali, ariko ubundi nibwo tutangira no kuvuga ngo n'amatorero yabo bazayagumana, nta nubwo nzanasubirayo? Ubundi ubwo ibyo bintu bihuriye he? Kwagakwiye kugenda ukicara ukaba umwizera, nibwo uhita wagira ngo ni Imana yo yagushyize mu itorero mugiranye ikibazo. Mbese uracyahagaze mu mwanya wawe? Elena White yaranditse uko iminsi izajya igenda isa, umuntu azajya areba abantu wibaza icyabazanye mu itorero kiyoberwe, ngo abenshi bazaba barawushije intego z'ibyabazanye mu itorero, maze abantu basigare utamenya ibintu barimo, usanga ibintu byabaye uruvange. Ikarita ndabararika muri rya teraniro tuziga ibintu byinshi cyane. Abantu bareke kugenda bahumirije, baba batareba. Ariko ntabwo twifuza abantu bagirana ibibazo n'itorero ry'Imana kubera yuko haje ikarita. Mpura n'abantu benshi nkumva ari kumbwira abayobozi ngo abantu bose ngo bagiye gusohoka ngo mu itorero ngo kubera ngo ikarita igiye kuza. Ngiye ndabwira nti mugende mwihute, mwaratinze ikarita. Ubundi se niba ubwo ari ikarita no kugukubita ugira ngo uzihanganire iki? Imana ni nziza. Rero ibi
byose ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Yesu rero ntawe yigeze atanga inama. Ntabwo byari binaniranye ko avuga ngo yandikisha ngo nimubona rero haje ikarita y'ifaranga muzagenze gute, muzave mu itorero ry'Imana muriti. Ahubwo yaravuze ngo ibyo byose nimubibona muzagenze gute, murebe mu ijuru. Uvuga ngo muzagirana umushyikirano wimbitse no kubana nande n'Imana. Rero hari igihe abantu bibwira ngo bari gusohoza ubuhanuzi, ahubwo nyamara bari gusohoza iby'Imana yavuze, kandi nyamara bikarangira bibasohoreyeho. Kubera yuko ngo intebe izingahe ngo ziri kubyiganirwaho n'abantu bangana iki? Benshi, abantu 7 bari kubyiganira kuki? Ku mwanya ungana iki? Umwe. None se wibwira ngo bazawuzamo gute kandi ukiwicayemo? Biragusaba ko uwubamo. Si uko imyanya yabuze y'abana b'Imana bakwicara, si uko imyanya yagenje gute, si uko yabuze ngo wenda hari abo turi kuberekera. Oya, buri muntu wese imbere y'Imana afite iki? Umwanya. Ntawe tubwiye ngo nagira ababererekera, ahubwo turakubwira ngo guma mu mwanya wawe. Haleluya. Umwanya wumva urimo utumushyikirana n'Imana neza, genza gute? Ugumemo. Ndiho kugira ngo ngane ku musozo. Turajya n'ubundi mu rwandiko rwa 2 Pawulo yakomeje kwandikira Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 1. Ndaza gusoma nihuta. Urwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1, kandebe neza. Yego, ni umurongo urwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2, ndahera ku murongo wa 1. Pawulo ahugurira Timoteyo, akomeza amuhugurira kwitanga agenje gute. Aramubwira ngo nuko rero mwana wanjye ukomere. Nuko rero mwana wanjye ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizera bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu bikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Turkujyana. Umuhinzi uhinga niwe ukwiye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye, kuko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo ndenganyirizwa ndetse haboheshwa iminyururu nk'umugome, nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Haleluya. Reka mbabwire, tuzahura n'imibabaro, tuzahura n'ingorane, ariko ijambo ry'Imana ntiribohwa. Ijambo ry'Imana niryo rizaca iminyururu. Ijambo ry'Imana niryo rizadukuraho imibabaro dufite. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, gafatanije n'ubwiza buhoraho. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzaba nawe. Haleluya. Kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Mana ni nziza. Reka mbabwire, nubwo abantu bamwe babivamo, nubwo abandi babireka, nubwo intambara zaza, imiraba ikaza, uko byamera kose,
niba twarapfanye na Kristo tuzazukana nawe kandi tuzabaho by'iteka ryose. Nshuti muvandimwe, ndakwinginga muri uyu mwanya ngo uhagarare mu kwizera, maze icyo gihe rero numara gushikama ugakomera uzavuga nka Pawulo. Isomo risoza n'ubundi Pawulo akomeza abwira Timoteyo mu gice cya 4 murongo wa 6 kugeza ku wa 9, amubwira ngo iki? Haravuga ati rero icyo gihe uzavuga nka Pawulo, kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Aya magambo Pawulo yabwiye Timoteyo mu gihe yari amaze gusaza, abona yuko rwose ntagisigaye, yakoze umurimo nk'uko bikwiriye. Reka mbabwire, kubera yuko tutazi umunsi n'igihe, turasabwa gushikama kugeza igihe Yesu Kristo azagaruka, kandi naho yanatinda yazasanga bamwe barapfuye, tukazaba tutarapfuye, ahubwo tukazaba twarasinziriye, kuko tuzazukira guhabwa ubugingo buhoraho. Maze Pawulo aravuga ngo nuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizerwa, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Reka mbabwire yuko hari ikamba ry'ubugingo twabikiwe. Nitutagamburura, nitutava mu myanya yacu tukayikomeraho tugasenga Imana, hari ikamba ritangirika tuzahabwa. Murongo wa 9 niwo sozerezaho, gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Mana ni nziza. Pawulo yabwiraga Timoteyo amwandikira ngo nabanguke amusange, amuha inama, musezereho, kuko yaragiye gupfa. Yashoboraga kuba yaragiye kumuha umurage wa nyuma. Reka mbabwire uyu mwanya ntabwo ndi kubahamagara ngo muze hano kuri pastor, ahubwo ndimo ndabahamagara nti Yesu Kristo arabahamagara, arabinginga, arababwira ngo nimuze vuba bigishoboka aho ari, kubera yuko ijambo ry'Imana rizaba ingume. Abantu bazarishaka bajerajere hirya no hino ngo ntabwo bazaribona. Noneho by'umwihariko abarikereshejeho imbabazi z'Imana zizabarangiraho. Iki ni cyo gihe cyo kwihana, iki ni cyo gihe cyo kwiyegurira Imana. Twabaye mu nshingano igihe kirekire, twabaye abayobozi, twabaye abaririmbyi, ariko rimwe na rimwe ugasanga isano yacu dukwiye kugirana n'Imana ntayo. Niyo mpamvu iyo hakomye gatoya ibyacu byose turabita, ibyacu byose bikarangira, tukamera nkaho tutigeze tumenya Imana. Imana irashaka yuko tuyiyegurira. Maze ubwo namaraga kwigisha iki cyigisho, hari message nakiriye nziza ngiye kubasomera, nawe utekereza mu mutima wawe. Yego, ndayibonye. Ubwo namaraga kwigisha iki cyigisho, nawe ubu bitekereza. Uyu muntu yaranyandikiye ati, amahoro pastor, fashe uyu mwanya ngo shimira Imana ko yagukoresheje mu ijambo ry'Imana, watugejejeho neza ibyanjye nabikuyemo. Haleluya. Kandi Imana imbabarire kubyo nirengagije gukora, narishinzwe. Ubu ngiye gusaba Imana ifashe, kuko hari imyanya navuyemo kandi nakabaye nyirimo. Gusa Imana ifashe nige kubikosora. Gusa Imana ishimwe ko yagukoresheje, kandi ndihanye niyeguriye Imana, ndifuza kutazongera gusubira inyuma. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Burya rero ngo ijambo ry'Imana iyo rivuzwe ngo mu ijuru impundu ziravuga, ngo ariko zikavuga cyane iyo umunyabyaha umwe yihannye akiyegurira Imana. Mbese nshuti muvandimwe, Imana ko yakugiriye neza ikaguhamagara ikagushyira mu itorero ryayo, mbese iyo bireba neza, mbese iyo ubisuzuma usanga ugifite ububyutse nk'ubwo watangiranye. Mbese Imana ikureba isanga
ugihagaze mu byo wizeraga mbere n'uyu munsi uracyabihagazemo, cyangwa ugenda ubivamo vuba vuba? Ariko ndakurarika nkubwira ngo Yesu Kristo araguhamagara ngo zaho ari. Mugenzi komera, ndirimbo ya 350 ni nayo turaza gusoresha, ariko reka nsome aya magambo nsoza. Mugenzi komera, Yesu ari hafi. Haleluya. Twamutegereje kera, tugiye kwitahira iwacu heza. Turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi we ataduhemukiye. Yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye adupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane, ntago tuzagumaha mu buhanya no mu miruho. Hari ubwo umwijima uzatamuruka, igitondo gitangaze. Mugenzi komera, dore araje. Uwo muremyi wa byose azanye n'abamarayika benshi, azanye n'ingororano. Ihangane ugeze igihe umukiza azakubwirira aya magambo ngo mugaragu mwiza ukiranuka, igire mu munezero. Mugenzi, ujye uhora wihanganye, komeza kwizera kwawe, amarira yawe ahanagurwe, maze uzahabwe n'ikamba. Ihangane mwene data, ni koko isezerano rye ni impamo, uzibanirayo n'abakijijwe na Yesu mukiza wacu. Mbese amasezerano ntiwakwifuza ko nawe yaba yawe? Aya masezerano ntiwakwifuza ko yaba yawe? Witekerejeho neza, urabona ugihagaze mu mwanya wawe. Niba rero wumva utagihagaze mu mwanya wawe neza nk'uko bikwiriye, inshingano wagombaga gukora ukaba utarayikoze neza nk'uko bikwiriye, ndagusaba ngo muri uyu mwanya uhagurukire ku maguru yawe abiri, maze dufatanye gusenga isengesho ngiye gusenga muri uyu mwanya. Mbese urahari? Ntawuhari nsenge? Imana iguha umugisha. Nari mbonye utereye umwana, nari ngize ngo urasohotse. Imana iguha umugisha, nta wundi. Imana ibaha umugisha, nta wundi. Kandi ijwi ni ry'Imana riba riri kukwinginga ngo wishyire mu biganza by'Imana. Abenshi babanza kureba abandi, bakabanza no kureba naho, kandi buri muntu wese ijwi ry'Imana riba rimubwira, kuko nanjye riba rimbwira. Mbese muvandimwe, urumva ugihagaze mu mwanya wawe nk'uko wari urimo? Reka nsabe bari abantu bazi imbere, maze dufatanye gusenga. Ntacyo bitwaye, nimuze imbere dufatanye gusenga. Mbere maze dufatanye gusenga, kuko dukwiye gushima Imana, dukwiye gushima Imana ku bw'aba ngaba biyeguriye Imana. Ijambo ry'Imana rikabasanga bakabona yuko hari ibyo bagakwiye gukemura, kandi n'uyu mudiyakoni rwose Imana imuha umugisha. Yego, reka dupfukamye dusenga Imana. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Waraduhamagaye udushyira mu itorero ryawe, turabigushimira kuko ari itorero ryiza rigendera ku byanditswe byera. Niyo mpamvu Satani aturwanya mu buryo bwinshi bwa buri munsi, ariko nubwo ari umurwanyi ntabwo ari umuneshi. Turinginze cyane ngo muri uyu mwanya utuneshereze. Ngushimiye ijambo ryawe ryavuzwe, kandi ngushimiye yuko nk'uko wabivuze ko ritazagenda ubusa, rigeze kuri aba bajakazi bawe, bakaba baryumvishe, bakumva bataragenze neza nk'uko bikwiriye. Uyu mwanya bakaba bifuza kuvugurura amasezerano nawe. Mwami, ndinginze cyane ngo wakire kwitanga kwabo, ubahindurire amateka, no kurubandukure mu gitabo cy'urupfu ubandike mu gitabo cy'ubugingo.
kandi ubwo babonye bitaragenze neza, mwami ndakwinginze ngo wongere ubibutse ibihe bya kera, bongere babisubiremo, bagirane umushyikirano mwiza nawe, maze nugaruka tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Hari abasigaye bicaye nabo mwami, hari uko bari gusengera mu mutima, reka buri muntu wese aho yagize intege nkeya uvugurura amasezerano ye, aho twagiye dusubira inyuma utubabarire, maze uduhe kuba mu isi dufite ibyiringiro byo kuzamu ubwami bwawe. Imiraba ni myinshi rero mwami, n'imbere yacu hari myinshi kandi izagenda irushaho kwisukiranya ndetse yiyongera. Ndakwinginze mwami ngo rwose uduhe kugira ubwishingizi kuri wowe, uduhe koga mu maraso ya ntama w'Imana ukuraho ibyaha, uko abantu bose bazaba barihannye, abo ngabo ntabwo bazatsindwa ahubwo uzabatsindira. Mwami uduhe imbaraga kugira ngo uzabashe kudutsindira, maze ubwo abantu benshi bazagenda bava mu nzira yawe uzaduhe kwishikamamo. Nuhamagara amazina y'abera tuzabe turimo, tuzagusanganire mu bwami bwawe. Ngaho rero ugendane natwe, ubane natwe, uzaduhe iherezo ryiza. Iyo niyo misabire nsabira ubwoko bwawe, nanjye nisabira, widuhane n'abera bose mu izina rya Yesu. Amen.